nubwo ari umuhanzi unakora indirimbo zikundwa henshi ku isi, nyamara izina rye kuritandukanya n'abagore n'abakobwa, ibi nabyo byaba ikizamini gikomeye cyane kuba bagiye kubigerageza. Diamond Platnumz nawe ubwo ibi ngibi arabizi, ndetse ntanatinya kuvuga ko aho yahereye agerageza gukundana n'umuntu umwe ariko kandi bikanga, aho bigeze azajya akora ibyo akora, ibipfa bigapfa maze n'ibikunda bigakunda, dore ko yamaze kwanzura yuko izo mbaraga zo kuba yakundana n'umuntu umwe ari iz'umurengera, ko ntazo yifitiye. Uyu muhanzi nuwo benshi izina rye rikunze guhuzwa cyane n'abakobwa ndetse n'abagore, aho kugeza uyu munsi birumvikana ibijyanye n'ubwamamare bwe abagore ndetse n'abakobwa bari mu babigizemo uruhare. Reka muri kino kiganiro cyacu cya none, nk'uko abakunzi bacu benshi mwagiye mubidusaba, tugaruke ku buzima bw'urukundo bw'uno muhanzi bwihariye, aho tugiye kwibanda ku bakobwa batanu bizwi neza yuko bakundanye cyangwa se nanone babyaranye n'uno muhanzi. Turaza ndetse no kugaruka ku mpamvu zagiye zibatera gutandukana. Ikaza uri hose tuganire ku buzima bw'urukundo bwa Diamond Platnumz, aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Umukobwa witwa Wema Sepetu uno wabaye nyampinga wa Tanzania mu mwaka wa 2006, akaba n'umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe cyane muri Tanzania. Uyu mukobwa azwi mu bambere bakundanye n'uno muhanzi, ubwo nawe yarakiri umuhanzi wishakisha kandi ukiri mu nzira yo gutera imbere. Wema Sepetu we yarazwi cyane ndetse anakunzwe cyane muri Tanzania, akaba ahubwo n'umwe mu batumye uno muhanzi akundwa biruseho. Uyu mukobwa Wema Sepetu wavuga yuko ari we rukumbi mu bagore bakundanye n'uno muhanzi batigeze babyarana, ndetse kubw'iyo mpamvu ahamya yuko isi y'imyidagaduro yamubanye ishuri ndetse ikanamuha ibizamini bikomeye by'ubuzima. Wema Sepetu yahishuye uburyo yigeze gutekereza kwiyambura ubuzima nyuma y'amenyekanye cyane mu myidagaduro. Ati, kuva mu mwaka wa 2006 kugeza uyu munsi mpora ku gitutu, ibintu bibi byinshi bihora bimvugwaho, abantu benshi bazi yuko ndi umunyantege nke, ariko babaye bari mu mwanya ndimo bakabaye barapfuye kera. Wema akomeza avuga yuko kubera icyo gitutu yabayemo, ibintu byinshi byakomeje kugenda bimuvugwaho, aho yanageze igihe atekereza kuba yakwiyambura ubuzima. Ati, hari igihe cyageze numva nafata imyanzuro mibi cyane irimo no kwiyambura ubuzima, ariko ku rundi ruhande nkumva ijwi rigenda rimbuza kwiyaka ubuzima. Wema Sepetu ni umukobwa wanyuze muri byinshi nk'uko yagiye abigarukaho mu bihe byashize. Ibinyamakuru byo muri Tanzania byinshi byavuze yuko uno mukobwa yagiye agira ibibazo byo kuvamo kw'inda, ndetse n'izo Diamond yabaga yamuteye byatumye anamenye yuko afite ibibazo byo gusama. Ibyo rero byaje no kwiyongera ku zindi nda ebyiri z'uwari umukunzi we, akaba n'umukinnyi wa filime Steven Kanumba, aho zino nda ebyiri nazo zavuyemo. Wema Sepetu yavuze yuko ubwo yakundanaga na Diamond yarabizi neza yuko uno muhanzi amukunda, kuko hari n'igihe bigeze gutegura kubana. Gusa Wema yavuze yuko amaze kugira ibyago kenshi ndaze zikavamo, Diamond yagize ubwoba atekereza yuko n'ubundi biramutse bibaye maze bakabana, ibi ngibi byazatuma batandukana kubera yuko nyine uno mukobwa atarabashije gusama. Wema yigeze kubwira ikinyamakuru cyo muri Tanzania The Citizen ati, Diamond yakoraga byinshi bitandukanye bijyanye n'imibanire yacu, hamwe bitari byiza rwose, gusa ntacyo nshidikanya ko yankunze, ibyo ngibyo ndabizi. Diamond yarankunze cyane. Abangaba bombi ahubwo Diamond na Wema Sepetu urukundo rwabo rwarakomeye cyane, banagiranye igihango cy'amaraso nk'igihamya cyo kwizerana ndetse no kuzarambana, aho icyo gihe umwe yanyweye amaraso y'undi. Diamond bivugwa yuko indirimbo ye yitwa Nawaza yingiye ariyo yakorewe Wema Sepetu, aho ndetse n'umuhanzi avuga yuko mu bakobwa yakunze nyakubakunda kandi by'ukuri Wema Sepetu aza mu bambere. Iby'urukundo rwabo byaje kuzamba ndetse no kuvuga yuko byaba byarangiye igihe umugore witwa Zari Hassan yazaga mu buzima bw'uno muhanzi. Icyo gihe rero byatangiye bivugwa yuko Zari ndetse na Diamond basohokanye ndetse banagaragaye bishimanye nk'abantu bakundana. Tanzania ino nkuru yaranditswe gusa biza kwerekana yuko koko byaba ari ukuri, nyuma yuko Wema Sepetu atangaje yuko yatandukanye n'uno muhanzi. Kino gihe uno mukobwa nta byinshi yashatse gutangaza, ndetse umubano we n'uno muhanzi byaje kugaragara nyine yuko warangiye. Wema Sepetu yakomeje kugenda avugwa mu zindi nkuru nyinshi zijyanye no kugorwa cyane no gusama, aho ndetse n'umukobwa umwe mu bari bafite imiterere wavuga yuko yarabyibushye cyangwa se ko yarateye neza cyane yaje kugenda nanuka kugeza uyu munsi, ndetse benshi bakomeje kugenda bibaza ku kunanuka kwe, aho no mukobwa yavuze yuko nta kindi cyabimuteye uretse uburwayi urimo cyane n'ibijyanye no kugorwa cyane no gusama.
yanigeze gutangaza yuko yifuza kwivanamo nyababyeyi kuko n'ubundi nta kimumariye, dore ko gusama ari kimwe mu bintu byamugoye. Gutandukana kwe na DiAMOND benshi babihuje no kubona umukobwa atarabashije gusama, ibi byari gutuma nyine we n'uno muhanzi babana ndetse nyine bikanarangira babyaranye. Diamond Platnumz nyuma yo gutandukana nawe Masepetu yahise yinjira mu mubano na Zari, umugore udatinya kuvuga na busa ko ari wagejeje ku rwego mpuzamahanga uno muhanzi. Uyu munyamideli Zari Hassan agikundana na Diamond Platnumz, urukundo rwabo rwarashyushye cyane ku rwego rukomeye ndetse no kwihangana byaranze, maze bahitamo kubana mu nzu nk'umugore n'umugabo. Uyu mugore ukomoka muri Uganda yakundanye na Diamond ndetse bahita batangira kubana mu mpera z'umwaka wa 2014. Kino gihe uno muyobozi wa Wasafi yaramaze gutandukana na Wema nyine nk'uko twabibonye. Zari na Diamond bakimara kubana baje kubyarana umwana wabo wa mbere, umukobwa wabaye imfura ya Diamond. Uyu mukobwa akaba yarabaye umwana wa kane wa Zari, ari nayo umukobwa wenyine afite kugeza ubu. Uyu mukobwa bamwise Latifa Dangote, maze nyuma gato yaho Diamond na Zari baza no kubyara undi mwana wabo wa kabiri ariwe bise Nilan Dangote. Urukundo rwa Zari na Diamond rwakomeje kugenda rukura, maze biza no kugeraho uno muhanzi ashyira uno mukunzi we Zari mu ndirimbo, aho basa nk'umubaza ati ubukene niba uzagumana nanjye, igihe isi izaba yantaye njye nawe tuzakomeza gukundana n'ibindi. Ni indirimbo imwe mu z'uyu muhanzi zakunzwe cyane, aho ino ndirimbo yitwa Utanipenda. Abangaba rero urukundo rwabo rwakomeje kuba ingingo ikomeye mu rugendo rwabo rwo kwamamara. Gusa nyuma y'imyaka 3 gusa umubano wabo waje kuzamo kidobya. Uyu munyamideli kazi Zari yagiye gusura umuryango afite muri Afrika y'Epfo. Uyu mugore avuye muri Afrika y'Epfo yagarutse mu gihugu cya Tanzania ndetse ubuzima bukomeza nk'ibisanzwe. Nyuma haje kuza umugore witwa Hamisa Mobeto avuga yuko mu gihe Zari yari yaragiye muri Afrika y'Epfo gusura umuryango we, uyu mugore yagiye mu rukundo na Diamond ndetse akaba rwose yaranamubyariye. Diamond ibyo ngibyo yabanje kubyihakana yivuye inyuma. Zari nawe afashe umugabo we maze bahindura Hamisa Mobeto umusazi, utanibagiwe n'abandi bantu benshi muri Tanzania batifuzaga kumva uburyo no mukobwa yaba yarabyariye Diamond, nyamara asanzwe afite umugore uzwi bakundana, bari banamaze kubyarana kabiri. Aya makuru ariko yaje kuba ndi yandi ubwo nyina wa Diamond yagaragaraga avuye gusura Hamisa Mobeto mu bitaro aho yari yabyariye. Ibyo byakomeje kuba bibi cyane ubwo noneho Hamisa yashyiraga amafoto hanze ari kumwe na Diamond mu uburiri bwa Diamond na Zari. Ibyo nibyeretse Zari yuko Hamisa ashobora kuba kuko yaraje mu nzu yabo cyagiye ubwo Zari nyine atarari mu gihugu. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2018 Diamond yaje gutaramira i Kigali. Kino gihe uno muhanzi yabajijwe impamvu ashinjwa kubyara abana impande n'impande, nibwo bwa mbere kino gihe yemeye yuko afite abana 3. Maze kino gihe Diamond anashimangira yuko ahubwo Zari atari umugore we, ko ahubwo ari umukunzi we. Ibyo byatumye muri Tanzania yatangira gusakara ibihuha yuko yatandukanye na Zari, ariko kandi kino gihe uno mugore nta byinshi yashatse guhita avuga. Kino gihe Diamond ubwo yabazwaga n'abanyamakuru ari i Kigali yaragize ati njyewe ntabwo mfite abana benshi, ni 3 gusa. Ati abana 2 nababyaranye n'umukunzi wanjye nkunda cyane. Diamond yakomeje asa nk'uwisobanura agira ati kugira abana benshi ntabwo ari icyaha, kandi Imana yaravuze ngo mugende mubyare mwuzuze isi. Icyambere rero ni ukuyuzuza binyuze mu nzira zemewe. Nkunda abana ntababeshye kandi kubyara ntabwo ari ikibazo. Nyuma y'ukwezi kumwe Diamond Platnumz atangaje bino asa nk'uwemera byereye yuko yabyaranye na Hamisa Mobeto, abantu benshi bari biteze yuko byakwanga byakunda agomba gutandukana na Zari. Ibyo koko ni nako byaje kugenda, dore ko tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 haje kuvuka inkuru idasanzwe ku bakunzi bino couple, maze kuri uno munsi wahariwe abakundana Zari ajya kuri Instagram ye maze yemeza yuko ibye na Diamond byarangiye. Uyu mugore yaranditse ati mu byumve yuko iki ngiki ari ikintu kinkomereye cyane kugikora. Havuzwe ibihuha byinshi bimwe bifite ibimenyetso mu binyamakuru ku byerekeye Diamond no gucana inyuma kwe, ariko nahisemo gushyira iherezo ku rukundo rwanjye na Diamond. Uno mugore yakomeje agira ati nkurikije icyubahiro, agaciro, ubunyangamugayo bwanjye ndetse n'imibereho yanjye, ntabwo nshobora guhuza na Diamond Platnumz uvugwa mu buhehesi ndetse no kubyarana n'abagore impande zose muri Tanzania ndetse no hanze yayo. Zari yongeyeho yuko nubwo atandukanye na Diamond mu rukundo, ariko kandi bazakomeza gufatanya inshingano zo kurera abana bariya babiri babyaranye. Zari ati njye na Diamond dutandukanye mu rukundo, ariko kandi tuzakomeza gufatanya nk'ababyeyi.
Iby'umubano wa Diamond na Zari byabaje benshi bakundaga couple yabo, gusa ariko binaza kuba ibindi aho benshi batangiye gutekereza yuko basubiranye nyuma y'amezi 4 ubwo kino gihe Diamond ari kumwe na Rayvanny bashyize hanze indirimbo yitwa Yena. Indirimbo yagiye hanze nyuma y'amezi 4 zaratangaje ubwo butumwa. Ni indirimbo yagaragayemo Zari nyuma yuko byavuzwe yuko byatewe nuko ino ndirimbo n'amashusho yayo yafashwe mbere yuko Diamond na Zari batandukana. Diamond na Zari batandukanye nyuma y'iminsi n'umuhanzi agejejwe mu nkiko arimo arabunana na Hamisa Mobeto babyaranye. Hamisa yasabaga Diamond yuko yacibwa amashiringi ya Tanzania miliyoni 5 buri kwezi, ayo ngaya akaba ari indezo y'umwana, ariko kandi Diamond akavuga yuko ayo mafaranga adashobora kuyabona kuko nta kazi afite. Hamisa Mobeto uyu yahise ari umukobwa wundi ukosora ibijyanye n'uko n'umuhanzi yarasanzwe atwara ubuzima bwe cyane ibijyanye n'urukundo. Uyu munyamideli kazi Hamisa Mobeto uri mu bazwi cyane nayo muri kiriya gihugu cya Tanzania yagaragaye bwa mbere ku bijyanye n'umubano we n'uno muhanzi ubwo yagaragaraga mu ndirimbo yitwa Salomo ya Diamond. Ibyo rero byavuzwe yuko ari byo byabaye intangiriro y'urukundo rwabaye urw'ibanga hagati y'uno munyamideli ndetse n'uno muhanzi. Ngo kino gihe uno mukobwa yasabye Diamond yuko yamutera inda, ariko kandi Diamond arabyanga, ariko kandi bano bakomeza n'ubundi guhurira mu bikorwa byabo by'ibanga. Uyu mukobwa bamwe mu nshuti ze za hafi bavuze yuko ngo yabenze abasore benshi ababwira yuko agomba kubana ndetse agakundana na Diamond kuko nyina mukunda kandi akaba ari we musore w'inzozi ze. Hamisa Mobeto wavuzweho yuko ari watumye Diamond atandukana na Zari yabwiye abanyamakuru yuko yabenze abasore batagira ingano. Ati abasore benshi bansabye yuko twabana ariko ndabangira kuko hari amabanga menshi mfitanye na Diamond dufitanye umwana, niyo mpamvu nifuza yuko twabana. Hamisa Mobeto yavuzwe yuko yifuza cyane gushyingiranwa na Diamond kuko ari byo bemeranyije ubwo n'umuhanzi yacaga inyuma umugore we. Uyu mugore Hamisa Mobeto kandi byanavuzwe kenshi ko yifuje kuroga Diamond Platnumz kugira ngo bazabane. Hari ibyavuzwe nk'amashashi n'ibindi bice by'ibisimba yuko ngo n'umugore yabisize mu buriri bwa Diamond, ndetse kino gihe akaba yarifuzaga yuko n'umugabo yata umugore bari basanzwe babana ari we Zari maze akamwisangira. Gusa nubwo n'umuhanzi yari yagiye kenshi avugwaho gukundana n'abakobwa, ntabwo yigeze avuga mu ruhame na rimwe yuko akunda Hamisa Mobeto, ahubwo n'umugore yafashwe n'abantu benshi nk'uwasenye urugo rw'abandi akangiza imwe muri couple zari zikunzwe cyane nyine Zari ndetse na Diamond. Ibyo ngibyo bikaba n'ubundi byaratumye bano bombi badakundana, gusa bikaba byaraje kurangira Diamond yemeye umwana we. Ikindi cyavuzwe nuko uno muhanzi Diamond Platnumz yari yaranze kwizera yuko umwana yabyaranye na Hamisa Mobeto ari we se, maze kino gihe amujyana kwa muganga, hanyuma afata ibizamini by'isano y'amaraso babifata inshuro zigera kuri 4 zose. Hamisa Mobeto ubwo ari mu kiganiro na Wasafi yaje kwemeza no makuru avuga yuko koko Diamond yari yaranze kwizera yuko umwana ari uwe. Ibyo rero ngo bikaba byaratumye bombi bajyana kwa muganga kujya gufatwa ibizamini by'isano y'amaraso, aho Hamisa kuri yavugaga yuko ntacyo yikanga na kimwe kuko yarazi ukuri. Ati njyewe nta kibazo nari mfite, ntabwo nari kuyoberwa uwanteye inda. Ati twagiye kwa muganga basanga ibizamini birahurije 100%, Diamond ntabwo yanyurwaga. Hamisa yakomeje avuga yuko byasabye yuko bafata ibizamini bya DNA inshuro zigera kuri 4, aho buri nshuro bategerezaga ibyumweru hagati ya 2 na 3 kugira ngo babashe kubona ibizamini. Diamond kandi kutizera Hamisa Mobeto bikaba byanatewe nuko no muhanzi yari yamuhaye amafaranga yo gukuramo inda, gusa no mukobwa kanga. Ibyagaragaje yuko nyine yari yabariye no muhanzi yuko azamutera inda. Iby'umubano wabo utanavuga yuko mu by'ukuri wabaye umubano nabyo byaje kurangira. Uno muhanzi yemereye ko azajya afasha no mukobwa kurera umwana, ariko kandi ntabwo bigeze bakundana. Nyuma gato y'ibibazo Diamond yari arimo byo gutandukana na Zari ndetse no gushwana na Hamisa, ndetse na nyuma yo kubyarana n'uno mugore atabishakaga, mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2018 hatangiye gucaracara amakuru ko Diamond Platnumz yaba ari mu rukundo n'umukobwa witwa Tanasha Donna, uyu nguyu wakoreraga radio mu gihugu cya Kenya. Bigitangira bamwe bagize ngo n'urwenya, ariko kandi bitangira gukomera ubwo bano bombi buri umwe yagaragaraga mu gihugu cy'undi, bikaba kenshi bano bombi baje kwerura ko bakundana, ndetse n'ibyarangirira aha bahita banatangaza yuko ahubwo bafite ubukwe tariki 14 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2019. Kino gihe banashimangiye yuko ubukwe bwabo buzaba mu minsi 4 yikurikiranya, aho ngo buzarangira bagahita berekeza Dubai mu biruhuko by'ukwezi kwa buki.
Gusa mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2019 iby'urukundo rw'aba ngaba bombi byatangiye gukemangwa nyuma y'aho Diamond atangaje ko yabaye asubitse ubukwe bwabo. Aganira na Wasafi TV, Diamond yatangaje ko yabaye yigeje inyuma amatariki y'ubukwe bwabo ngo kuko yifuza kuzakora ibirori by'akataraboneka kandi binogeye ijisho ndetse bikitabirwa n'ibyamari bitandukanye n'abandi bantu benshi mu gihugu. Aba ngaba bombi bari baragiye kwiyerekana mu miryango ndetse imiryango yarashimye umubano wabo yaranawuhaye umugisha. Gusa hari abatangiye gukemanga uno mubano, benshi nibanatinya kuvuga yuko ahubwo nari umubano washibutse ku masezerano y'imikoranire yaba Tanasha cyangwa se Diamond. Nta numwe wigeze yemeza cyangwa se ngo hakane niba koko urukundo rwabo rwaratangiye rugamije kwamamaza nkuko benshi bari batangiye babifata. Umubano wa Diamond ndetse n'uno mukobwa Tanasha ariko wakomeje kugenda ukura ndetse ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2019 byaje kuba umunsi udasanzwe kuri Diamond kuko wabaye umunsi w'ibirori by'impurirane kuko ari wo munsi habaye isabukuru ya nyina wa Diamond ndetse n'umukunzi we Tanasha Donna. Muri bino birori Diamond yatanze impano y'imodoka kuri uno mukunzi we Tanasha, impano isa nk'iyo neza yahaye nyina. Ibyo ntabwo byarangiriye aha kuko nyuma abinyujije kuri Instagram Tanasha yagaragaje yuko yitegura kwibaruka umwana we na Diamond ndetse anavuga yuko ari we mwana we w'imfura akanaba uwa kane kuri uno muhanzi. Kino gihe uno mukobwa akaba yaraje kwerura yuko nubwo agiye kubyara atari ibintu yari yarateguye. Ati amezi 7 arashize ntwite, harabura 2 gusa ngo mbashe kubyara. Ngomba kuvuga yuko byabaye vuba kandi ntabiteganyije. Mbere numvaga niteguye ariko nanone uko iminsi igenda ishira ngenda numva narakiriye umugisha uvuye ku Mana. Tanasha kino gihe wari ufite imyaka 25 sukomoka mu Butaliyani, nyina agakomoka mu gihugu cya Kenya. We na Diamond babyaranye umwana w'umuhungu wavutse tariki 2 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2019. Uyu mwana bamwise Nasib Junior. Uko kubyara bikimara kuba nta minsi myinshi yashize kuko mu kwezi kwa 3 k'umwaka wa 2020 haje kuvuka amatika agaragara mu rukundo rwa Tanasha hamwe n'uno muhanzi Diamond Platnumz. Uno mukobwa byagaragaye yuko yagize uburakari bwinshi ariko kandi kino gihe atari yagatangaje aho urimo buraturuka, maze uno mukobwa si amafoto yose yamuhuzaga n'uno muhanzi. Yanasibye kandi n'ubutumwa bwose bwifuriza uno mugabo isabukuru nziza, maze asigaho amafoto ye wenyine, amagambo meza y'urukundo n'andi agaragaza yuko yararyohewe. Ano yose yasimbuje indirimbo ya postingaga ubutitsa agaragaza yuko ashaririwe ndetse ko ubuzima mu bijyanye n'urukundo atari ibintu birimo biramubera byiza namba. Byatangiye kunungwanungwa yuko we na Diamond baba batandukanye, gusa ariko kino gihe haje gusohoka indirimbo isa nk'icyurira abantu aho bano bombi bagaragaye bishimanye. Muri no ndirimbo bafatanyije kajya hanze tariki 19 z'ukwezi kwa 2 umwaka wa 2020 ni indirimbo baririmbye basa nkaho barimo baracyurira abantu kandi basa rwose nk'abishimanye. Gusa ariko n'ubundi nyuma yayo ibindi bibazo byaravutse, maze Tanasha Donna yihutira kuri Instagram yandika amagambo agira ati abagore muzajye mwibuka urunguru si urukundo rw'ukuri. Reka mbabwire umugabo ufite ibibazo bitandukanye kandi udakunda umugore ni umugabo wikunda, umugabo usuzugura umukobwa, utita ku mukunzi we akamuyobora, ntite ku byiyumviro bye indyarya, akagira ibinyoma byinshi, akakuza gufiteho imishinga wowe utanayizi, ntakuvugishe n'ibindi. Uno mugabo avuga yuko agukunda ariko mu by'ukuri ntabwo abagukunda, arakunyunyuza ntakwihanganishe, agakoresha amategeko n'amabwiriza akishyira hejuru ntakumve. Ino nyandiko ya Tanasha ikaba yagaragazaga yuko iby'urukundo rwe na Diamond byanze bikunze byageze ku iherezo. Bikaba byaraje kwemezwa n'uno mukobwa aho yanditse nyuma agira ati iyi Imana ifunze umuryango hari undi ugiye gufunguka. Ati ino nyandiko nyituye abagore bose bafite imitima ikomeye. Tanasha yaje kwerura avuga yuko ibye na Diamond byarangiye, ko rwose yanatwaye umwana we akamuvana muri Tanzania akamujyana muri Kenya. Tanasha nawe byavuzwe yuko gutandukana n'uno musore ari uko yamuciye inyuma kenshi, ariko kandi bigakabya ubwo yamucaga inyuma ku mukobwa wari inshuti ya Tanasha, aho nari umukobwa wagaragaye mu mashusho y'indirimbo yitwa Jeje ya Diamond Platnumz. Aho byanavuzwe yuko ngo Tanasha yari yarasabye Diamond yuko ino ndirimbo itasohoka, nyamara ariko Diamond ahubwo akayisohora nyuma y'iminsi 7 gusa iye na Tanasha isohotse. Ibyo rero kubyihanganira ngo Tanasha byaranze, wongeyeho n'ibindi byinshi atari yaravuze bijyanye no gucibwa inyuma n'uno muhanzi. Aba bagore bose ikintu tutakwibagirwa n'uburyo Zari yababwiraga yuko ibyabo byose
bidashobora gukunda mu gihe baba bagiye kugerageza gukundana na Diamond, kandi ko mu gihe cyose bazaba bakiri kumwe n'uno muhanzi bagomba kwitegura kuzimenya ku bijyanye n'abana bazabyarana. Ibyo Zari yababwiraga byose bisa nkaho byabaye ukuri, kuko nyine bano bose uko yabivugaga ari nako byagiye bigenda maze bagatandukana. Ntabwo Diamond ibijyanye n'urukundo byarangiriye kuri Tanasha Donna. Hari undi muhanzi witwa Zuchu nawe ubarizwa muri kino gihugu. Uyu muhanzikazi unabarizwa ahubwo muri Wasafi ya Diamond Platnumz, ubwo yinjiraga muri ino nzi itunganya umuziki byatangiye kunungwanungwa yuko yabakundana na boss we Diamond, ariko kandi bombi bakomeza kubihakana. Gusa mu mwaka wa 2022 Zuchu yaje guca amazimwe nyuma y'igihe kitari gito yabivugwa yuko yabakundana na Diamond, ariko kandi bose bakabihakana. Maze uyu mukobwa aza kwerura avuga yuko ari mu rukundo na Diamond. Mu mashusho yanyujije kuri TikTok ye hari uwamubajije icyo Diamond yaba ari cyo kuri we, maze uno mukobwa aseka ati ni umukunzi wanjye, ndi mu rukundo. Ibi ngibi byaje gukomera ubwo Diamond Platnumz na Zuchu bagaragaraga barimo gusomana ndetse banaca amarenga y'urukundo bari bamaze iminsi bavugwamo. Iby'urukundo rwabo bikaba byarakomeje kugenda bivugwa. Gusa tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2022 kino gihe nanone hakwirakwiriye amafoto y'abano barimo barakorana amashusho y'indirimbo yabo yaje gusohoka, maze bagaragara barimo kugirana ibihe byiza bishimanye nk'abantu bakundana. Ibijyanye n'urukundo rwa Zuchu ndetse na Diamond ariko kandi nanone nta n'uwakwirengagiza yuko basa nk'abahisemo kubigira ibintu bidasobanutse, dore ko hari igihe Diamond avuga yuko afite umukunzi ubundi akavuga yuko ntawe afite. Ni nk'uyu mukobwa kuko kenshi ajya avuga yuko afite umukunzi ariko kandi akavuga yuko ntawe afite na gato. Nanone mu gitaramo cyo mwaka wa 2022 cyari cyateguriwe n'umukobwa ubwo yarizije isabukuru y'imyaka 28 yagaragaye afatanya agatoki ku kandi n'uno muhanzi. Iki gihe muri kino gitaramo Diamond yinjiye ari kumwe na Zuchu yambaye imyenda y'amabara y'umutuku, naho uno mukobwa yambaye imyenda y'umweru. Muri kino gitaramo Zuchu ubwo yari ku rubyiniro yasanze Diamond wari mu bareba kino gitaramo amufata akaboko amujyana ku rubyiniro, maze baririmba n'indirimbo bafitanye. Nyuma yaho amubwira yuko amukunda. Mu bindi byavuzwe cyane inshuro nyinshi, Diamond yavuze ko akundira Zuchu yuko amuha umwanya we maze agakora ibye byose ibintu bitandukanye n'abandi bakobwa yagiye akundana nabo. Gusa hari abandi banenga uno mukobwa yuko areka Diamond akamufata ukundi, akaba yewe yanamusuzugura cyangwa se akanamwihakana kuri televiziyo mpuzamahanga. Ibyo ariko uno muhanzikazi asa nkaho ntacyo abyitayeho na kimwe. Nanone ariko uno muhanzikazi yageze aho yerura maze avuga yuko yarakajwe bikomeye no kuba uno mugabo yarasomanye n'umukobwa wo muri Ghana witwa Fantana. Ibyo ngibyo bikaba byarabaye muri filime yitwa Young Famous and African, aho kino gihe Diamond yagaragaye arimo gusomana n'uno mukobwa witwa Fantana. Ibyo bikimara kuba yahise anatangaza yuko kuva basomana aribwo bwa mbere yarasomanye bya nyabyo. Uyu muhanzikazi Zuchu utarereye ngo avuge ko Diamond ari umukunzi we akamwita inshuti magara cyane, kino gihugu yaganiraga n'ibitangazamakuru byo muri Wasafi yavuze yuko inshuti ye yarenze imipaka ubwo yasomanaga na Fantana. Uyu yaragize ati ubwo namubonaga muri filime Young Famous and African arimo arasomana na Fantana nararakaye cyane, inshuti yanjye yarenze imipaka, biya ntabwo ari ibintu dukorera kuri televiziyo. Uyu mukobwa yakomeje agira ati nahise menya ibintu byinshi nkimara kubibona, yarampamagaye ariko ntabwo nigeze mfata telefone. Nyuma rero naje kuyifata mubwire yuko namurakariye, ariko njyewe n'inshuti yanjye twaje kubyemeza, byarakemutse ibibazo byacu. Kugeza uyu munsi Zari ndetse na Zuchu bakunze kugaragara kenshi basohotse bishimanye nk'abantu bakundana, ariko kandi bigatangaza benshi cyane ko uno musore n'ubundi bitamubuza kugaragara ari kumwe n'abandi bakobwa. Benshi rero bakaba batazi ibijyanye n'umubano wo kuri wa Diamond ndetse na Zuchu, ariko kandi benshi bakaba bavuga yuko bishoboka ko ari urukundo. Abandi bakavuga yuko bahuzwa n'ibikorwa bijyanye n'ubuhanzi bakanahuzwa n'ibikorwa bindi by'ibanga, ariko kandi badashobora kwita urukundo. Gusa nanone tukiri kuri uno mugore witwa Fantana, uyu nguyu nawe byagaragaye yuko ashobora kuba afite umubano wihariye na Diamond, ariko kandi utari urukundo. Ibi bikaba byaragaragaye muri no filime yitwa Young Famous and African, aho Diamond atatinye kwerura yuko Zari ari we mugore yakunze mu buzima bwe. Gusa nanone mu mpera za season ya 2 y'ino filime Diamond yagaragaye arimo arasoma Fantana ahita anamushimira anamwereka yuko yakunze cyane uburyo ameze. Ahangaha nabwo ibyo bikaba n'ubundi ari ibintu byatumye Diamond ndetse na Zari banahuriye muri no filime bombi bagaragara nk'abantu barakaranyije cyane. Kino gihe Zari yaragiye arandika mu magambo maremare cyane yuje uburakari n'ibitutsi
ariko nyine yaje guhita asiba kuri Instagram ye, maze Zari yibutsa Diamond yuko ari wamweretse isi igihe bakundanaga ndetse anamugira ikirangirire. Yaranditse ati ndakwiyamye unkure mu kanwa kawe, abakobwa ushaka kuryamana nabo mwakora ibyo mukora byose ariko kandi utanyitwaje. Uri Diamond, wibeshya yuko nkeneye gukomeza kubyarana nawe, ntabyo nkeneye, nawe singukeneye, ni wowe unshaka, byarakunaniye kundeka, ndabizi yuko n'aka kanya nguhamagaye wahita uza wiruka. Zari yakomeje yandika ati n'abana nta kidasanzwe ubakorera usibye udufaranga utanga rimwe na rimwe, atunyibagirwe, ndi umugore w'undi mugabo, hagarika gushaka gukomeza kunyamamariraho n'ibindi. Ano magambo yose Zari yaramaze kwandika akaba yaratewe nuko no muhanzi ubwo yarakiri kumwe na Fantana muri no filime yamubwiye yuko ngo Zari kimukunda cyane ndetse ko akimwifuza, ariko kandi Diamond ahangaha akaba yaravuze yuko rwose uwo yifuza ari Fantana ariko akaba nawe yaravuze yuko atari urukundo na Diamond barimo, ko ibyaba ari ukwishimisha, ko rwose nta kintu kijyanye n'urukundo bifuza cyangwa se kidasanzwe hagati yabo. Kugeza uyu munsi Diamond avugwa mu rukundo na Zucu, ariko kandi ibyo ntabwo bimubuza kugaragara mu rukundo cyangwa se kuvugamo n'abandi bakobwa. Mu bandi bavuzwe mu rukundo na Diamond Platnumz harimo kandi umunyarwandakazi Shadibu, ariko kandi Shadibu yakunze kubihakana kenshi avuga yuko ibyo ngibyo ari amagambo y'abantu, ari ubucuti busanzwe ndetse na business bashobora gukorana, ariko kandi ko nta mubano wihariye hagati yabo. Uyu muhanzi ukora indirimbo zigakundwa wamaze kumva yuko ibijyanye n'ubuhanzi bwe ndetse n'ibyo abagore bagiye bakundana kubitandukanya ni kimwe mu bintu bishobora kukugora, kuko ingingo yose wavuga ku bijyanye n'ubuzima bwe, yaba ari ubuhanzi bwe cyangwa se nanone urukundo rwe, bishobora gutwara igihe kinini cyane ndetse bikaba ari n'ibintu bishobora kukugora cyane yuko wabirangiza cyangwa se byose ukabivuga uko byakabaye. Wakoze cyane gufata uno mwanya wose warangiza ukabana natwe muri kino kiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima bw'urukundo ndetse n'abakobwa bavuzwe mu rukundo n'uno muhanzi. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye nk'iki, nk'ibisanzwe ukaba wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Ivuriro inshuti y'ubuzima ubu twabazaniye ubuvuzi bwihariye bwifashisha massage ikoresha ibikoresho bigezweho birimo Agalo massage gun, ikaba iya mbere mu gukora massage inanura imitsi kandi irwanya amavunane. Tukagira kandi n'ibikoresho bizwi nka foot spa bikora massage y'ibirenge bigatuma umubiri wose umererwa neza. Tukagira kandi n'uburyo bwa waxing bwifashishwa mu kubungabunga uruhu ugatandukana burundu n'ibiheri cyangwa ibishishi ku ruhu rwawe. Uwa mbere kutugeraho udusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali ku muhanda uva mu mujyi werekeza Sonatube iruhande rwa Ameki Colon.